iki kintu iyo yaba mwahoraga mukizana ngo imitima yakizahambuka ikiri twahuye n'ibintu biteye ubwoba kandi noneho turimo turabivuga ubu bakaduca mu miryango genda umunyabyinshi kandi w'abanyabyinshi barahari n'ubu mara kuvuga ngo amakuru arabageze y'abandi bataje bari nukuvuga ngo dufite akarengane wowe se mama nushaka unakubitwe nibura wabonaga no gukubita twindi twabonaga n'utubwira ngo waramutse noneho twebwe twamugaye tukaba abantu umuntu yamugariraga imurenge akaba ahantu ukamera nk'ikizu kidakinze cyakizu cy'umusaka kidakinze imbwa zarinjiraga zikaryama nuvuga ngo wewe wasaga n'ukinguriwe kuko ugomba gusanganywa n'umuntu wari wese ariko twihagazeho twirwanyeho ariko twirwanaho mu ngorane ziteye ubwo ikintu kirimo kutubabaza nuko abantu twabaye muri ubwo buzima ariko n'ubu bataratuba niba bavuga batubwire mwana wa mama mbabarira icyo ntibakibona ahubwo bakomeza kukubaraho bwa bugoryi n'ubu ndakunda kubwira abantu hari ibintu ndakunda kuvugira ku ma YouTube nubwo mfite dosiye ikomeye ahantu buryo ariko ba bishop muzungu niba byarabanje bari hafi dufite n'abasaza bacu hano baza batuvugira batume hafi ariko akoshari imana igumugisha nzakugura womboye kugati burya ngiye numvise umuntu nawe data imana igumugisha izagusite mu rw'amahoro iyo numvise umuntu usa n'uhaye umuntu wamugaye agaciro mba numva akoze ikintu gikomeye cyane twarabo kuza gusamba ngo tukabyarira ibinyendaro mu rugo nzakunda kubwira hari isaza bari baramboneye ngo nzajaho cyakindi isazi zinjira mu kanwa zigasohoka ndi umwana ungana gute imyaka 15 mwabagore hari umugore mwese ndutubwizara ubusinde kizungereza aho abantu bakakubwira ifu ugatabwa ako twararenganye abanyamurenge ico kindi abavyari bikunze kamwe muri iri muzamubwira abanyamurenge ngo ni mwihane mwahemukiye bimuga kandi mu bisaba imbabazi ariko data yaje kungirira neza ni Imana avuze Imana ingirira neza nirwanaho nakomerekejwe n'icupa rimara mu imyaka 20 ndigenda na mukuguru maze ngo nituvuga ngo kuko turasabye imiryango twe tuvuga iz'Imana yadukoreye imyaka 20 ngenda n'icupa nari kandagiye mu kirenge baribaga mu Murundi nabwo nijanye Burundi je ngenda amperekeje tanka ngurishije nta kintu na kimwe ko ndagenda mbohotera gusa ndagiye ngo shike barambaga ndakira 94 Rwanda rufashwe ndambuka sanga Imana yanteguriye umusore mwabaye gute dufite Imana namwe mwamugenda mutuvugira muri Imana ya kabiri ubu narabyaye yewe nabaye nyina w'abana mfite abahungu 2 n'umukobwa abana 3 ubu nyine mfite abuzukuru 4 ko muragira ngo turacyari babandi tugiye guhaguruka tuvuga karengane kacu kandi aba basaza bacu bari hari bazadutabara ubu ngubu ufite abuzukuru 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 ubu narakize urakoze cyane Lucas avuze neza tugiye kuvuga akarengane k'abagore bafite ubumuga nta sinzi ukuntu nabivuga twahuye n'ibintu byinshi cyane bijyanye ku muco wacu w'umurenge ku karengane bakorerwa twahuye n'ibintu byinshi cyane umugore cyangwa se umukobwa ufite ubumuga bw'imibiri sinzi ukuntu jewe cyane nakuriye mu mujyi ariko uranabi bikavuga nta gaciro mfite kubera ubumuga mfite kandi ni umukobwa mwiza ariko nta muntu n'umwe wigeze nkunda ampa agaciro ngo nkunde amugire mu maboko mwiza murabona nanjye n'umukobwa w'umugore n'amadorakazi ariko sinigeze mbona umuntu umbwira ngo ndagukunda ndagushyira mu rugo icyo kintu cyabayeho nkabona barumuna banjye barakora amakwe nyuma nza kwirwanaho nzara abana 2 maze kuzana abana 2 ndi kumwe nabo kugeza ubu ariko ugasanga abantu bafite ubumuga kuri muri rusange sinivuga nje nyine ndavuga muri rusange abantu bafite ubumuga akarengane bafite abenshi bagiye babyarira mu magwi wabo kandi uko kuzara wabyara abana bakitwa ibinyendaro izo binyendaro tibigira agaciro nazo abana
ubundi bari kwiga tubagize gute abantu bafite urubuga hano benshi abagore bari hano bafite abana ariko abo bana ntibiga ko ndabwira Ndinda tu International ni ukuri uzadukomanire utuvugire twashatse kwishyira hamwe abantu bafite ubumuga kugira ngo turebe akarengane twakorewe muzi ukuri uturwanyeho uzodukomanire utuvugire ni ikibazo twahuye nacyo kandi n'ihungabana kandi si twe twahungabanye twenyine n'abana twabyaye barahungabana kuko ntibafite imiryango barimo uwakuzariye ntaza yemera umwana wiwe nubwo yamwemera ntashamumare kandi twebwe abantu bafite ubumuga hano b'abagore hano muri Kenya hari ubuzima bugoye titubasha gukora abana bacu baragowe ni ukurara ubusa bakiriga ubusa tibiga bambaye ubusa sinumva kumubwira Ndinda tu International utugire imbabazi uzatuvugire uzadukomanire ku miryango yose twahuye n'ihohoterwa rigoye cyane muzi ukuri abantu bafite ubumuga abagore bafite ubumuga tugiye kukubwira akarengane kacu abantu muhurira hano kandi ni byinshi cyane uretse ko tutakirira bamwe twarumiwe gusa ntawukiri Tito hari ahantu nagiye mbwira umuntu wari ushinzwe abagore ndamubwira ngo nyandika abagore b'abapfakazi nyandika nanjye uzampa igitenge cyangwa umpe amafaranga uri kwa abandi yarambwiye ngo se uri umupfakazi ndamubwira ngo se ni umupfakazi ufite umugabo nta mugabo mfite hagati aho uriki naratashe ngira mu rugo ngeze mu rugo naricaye numva mfite ikibazo ese ndinde sindi umupfakazi sindi umugore sindi umugabo nta kuri cyose muri make Ndinda tu International muzi ukuri ufate ijwi ryacu kandi uturi hafi uzadukomanira imiryango yose kugeza ubu cyangwa sinzamutura ndi umugore mwiza ariko sindi umupfakazi sindi umugore ufite umugabo sindi umugabo sinzamutura ijwi ryacu uryumve kandi ko navugira abantu bose bafite ubumuga muzi ukuri turagowe dufite ibibazo murakoze cyane yewe abadamu naje babatubwiye nuri uri hari inyuma nubwo yagiye kwicara inyuma ariko nawe ari muri groupe umukobwa nagira ngo namaze kubagira inama kwishyira hamwe tubakorere CBO nabo bazabakomanga bonyine kuko mu mico y'ikinyamurenge mu mico y'ibihugu by'ibiyaga bigari mu Burundi mu Rwanda abantu bamugaye bahuye n'ibibazo kandi iyo ni imico mibi bahuye n'ibibazo dore kasegeze vuge hano nakurikiye YouTube yigeze gukora bose mu kwihangana mwarababaye bikomeye ibyo nari muvuga ibibi biri mu mico Eme yavuze bimwe dore kasi na Chantal bavuze ibindi bareke mbabwire n'ibindi nabyo tugomba gukosora turakubuye isangabi ninde ufite atubwira isaha kuri hasi saa saba turaba dushoje sibyo hasigaye iminota 30 gusa dusoza kuko hasigaye gatoya gusa tugahita dusoza ikindi kibi tugira twaheje abana bawe yabivuze tuzi kuzungura ni kugira gute sebakana niko kuvuga ngo gucura siravuze kuzungura umugore kuzungura imitungo kuzungura umuturo ni ukunyaga imituro y'undi muntu nuko ni imirage ababyeyi baturaga imitungo tukayizungura sibyo ese uvugana n'abakobwa bangahe abakobwa batatu abahungu bangahe abahungu batanu tuvuge iyo uri umuhungu kuzungura ntabwo ari uko kuzungura bicuritse ikinyamurenge bavuga uti wenda no umurage murage mu kinyarwanda wacu ntibaragwa abakobwa ntibaragwa kuragwa tuvuge sawa ni ijambo kuragwa ariko twebwe no mu kinyarwanda bavuga kuzungura cyane rwose bazungura umuntu wapfuye ababyeyi babo bapfuye ni abandi bazungura ni abana abana ntibaba bazungura ni abandi bazungura umutungo we aha ni umurage reka twe n'ijambo umurage ese bakame iso afite k'ijana uri umuhungu umwe n'abakobwa barindwi byagendaga gute agiye gupfa imva zabo izandi birumvikana ntumbeshe tuvuga ko turaganira
zabaga iki izo nka zabaga izandi Urigo nubwo tubivuga gutya siko twihaye ubutwari abagore bazabimenya kuva na kera Imana yaremye umugabo umuheza ubutwari ndashaka gusubiza ikibazo ibyo ni ibintu tutangiye kwidefanda reka kwidefanda ubwire uko byagenda isa afite nk'ijana uri umuhungu umwe n'abakobwa bari agapfa bose yose barashatse inka zabaga izandi umurage w'abagwani yakazahamagara umuhungu akamubwira ati mwana wanje w'umuhungu ngizi inka niwe wasize mu rugo nk'imfura yaje cyangwa se nka mu izina ryawe izo nk'ijana zikaba zawe izo nk'ijana zisigaye ngizi zamenye bashiki bawe ubiza bashiki bawe ubamenye utabamenye ica ese ni akarengane cyangwa se akarengane ni akarengane warutanye no kwidefanda ko Imana yabahaye ubutwari aho ngaho ukora gukosora pasiteri umutore pasiteri ntabwo navuze nashaka pasiteri kandi ndabizi ko ibyo bintu ubu mutega nubwo tutarabyegereza ariko urakaze kandi uhita unatubwira inama ubu ibyo bintu umuco atari byiza uwo muco ntabwo ari mwiza kuko ni ukurenganya nubwo Imana yagiye ibikora yabivuze nk'uko umuvandimwe yari abivuze kandi tukagira n'imigani ngo nta gitugu gikura ngo gisumbe ijosi ariko umwana w'umukobwa mu rugo iwabo ni umwana hari uburyo yari akwiye kugenzerezwa nka kuriya mama wavuze hariya ndamuzi agira abasaza biwe bagera ko mu 10 ngirego bari 11 ariko akarengane mwumvise urwego kagezemo si ikindi kazi ntigeze agabana n'inka nini oya tayo yahawe rwose yaburaga niyo kumuvuga ako karengane kabaho ariko si keza umwana n'umwana mu rugo iwabo akwiye gufatwa kimwe n'abandi bakamugenzereza nk'abandi akabona umugabane muri wa muryango nubwo bamwita ngo ni umukobwa ariko ni umukobwa ufite umuryango avukamo. Nakoze cyane pera pasiteri gukurikira ijambo ndagiye kumubaza abapfakazi kudasoza abapfakazi bacu umutungo wacu wari umugabo agapfa akamusiga inka 50 baraguye batatu ese yagiraga uburenganzira ku mutungo bagusubize mbere yo gufata ijambo ry'ibyo yavuye kugira ngo inama ntabwo yari abufite nta burenganzira kuri uwo mutungo w'inka 50 z'umugabo wapfuye rwose. Iyo mico ni myiza ni mibi? Ni mibi. Muri we ubundi umutungo ni uwa babiri iyo babasha kuba barashakanye gusa nyine ntitwigeze tubikora mu mico yacu ibijyanye n'ivangamutungo. Inka zagize zibiza umugabo, inka zabagize umugabo yashaka kugusha umugabo apfuye zigasa n'izisubiye ku mubyeyi se cyangwa zisubiye kuri bene nyina kuko n'ubundi umugore ntiyari afite ubwo burenganzira kuri uwo mutungo kandi ari uw'umugabo. urakoze ugifite mikoro pera pasiteri wundi umashaka wa pasiteri gusa pasiteri. Yego ubu ngubu turi mu mujyi wa Nairobi ufite amazu atanu ufite abakobwa babiri ufite abakobwa batatu n'abahungu babiri mu rugero mvuze ugiye gusaza ugiye kugenda imitungo ni yanyu. Mu muco wa Kinyamurenge ndagira niho duhaye tugenda tuganisha nubwo tuvuga bijanye n'ikizungu ariko cyane ko turagenda tubigereranya n'umuco. Mu muco wa Kinyamurenge y'amazu uzuyasigira abahungu kubera ko umukobwa yego twaramugeneraga muri kamere isanzwe iyo atari umugabo gito azagenera umwana we w'umukobwa kandi n'ikindi gihe cyose n'ubundi agize ikibazo iriya ijambo kugenera kumugenera ni umutungo we umugenera bivuze ngo inzu zitanu n'iz'abahungu batatu n'iz'umuryango yego iz'abahungu batatu umugenera ni ukuvuga ngo abahungu batatu w'abahungu w'imfura ashobora gufata 200,000 akayaza abashiki biwe 200,000 200,000
oya urashobora gufata inzu urashobora kugena inzu ukavuga ngo iyi nzu ndayisigira umukobwa umwe kuko ni inzu zitatu zitanu urashobora gufata inzu nimba ari zitanu ukazeneye abana batanu n'aba bakobwa bose ukabaheza inzu bose bagahagumura noneho abana bose iyo bafata yego ni kimwe gusa hari aho biza bishaka gutandukana mu kinyamurenge kuko babana abakobwa baragenda yamara kugenda iyo yubatse cyane cyane iyo tubihuje na hano muri Kenya. Ese umuhungu yo ntazagenda kubaka n'undi mukobwa nubwo yogenda kubaka ariko niwe chef wa famille niwe usangwa mu rugo agakomezagaho umusingi noneho bavuga ku itongo ahari amatongo kuri Nairobi kandi tuzi imyaka tuzahamara nanone Nairobi ugereranije n'uyu mujyi uko uteye umuntu wese yaguze ikibanza n'iryo tongo rya tongo ni iry'umuryango wose uko bazagenda baviriya bazoza baza basanga uwasigaye mu itongo suko abakobwa bizwi ko bashaka abahungu barashaka ariko bakaguma haryaga ibote bagenda abahungu bagenda abakobwa baje bashatswe kuba bakuru abahungu bagenda iyo bashaka iyo barazana iyo barazana ntibagenda naho reka gusubiza hano hari ikintu tutigeze kumva muri Bibiliya reka ariho namenye iyo bavuga ngo umuhungu azasiga se na nyina Bibiliya ivuga ngo umugabo bavuga tubisoma mureke muri icyo aravuga ngo ku umuntu azasiga se na nyina umuntu usanga umugabo yewe niko nashatse kukubwira nashatse kukubwira kuko Bibiliya ikivuga umugore bazasiga umva ikibazo kiriho basi icyo bavuga ni umuhungu uzasiga se kuko mu mitekerereze umukobwa nubwo ava pasi ariko Bibiliya ishaka kuvuga ko umuhungu adakwiye kuba muri ya mitekerereze y'ababyeyi ngo ari yarera na mwana wabo umugore wiwe tumvishije ava mu mitekerereze ya se akagenda akaza kubana na wa mukobwa wumvishe bombi bavuye iwabo ikibazo tugira bombi bamaze kuva iwabo twagakoze uburyo bwo kubafata cyo kimwe tukanabara gaco kimwe avuga ngo umukobwa ngo imiryango nubwo abagiye kwa mu Barundi umuhungu wanjye namushingiye mu Barundi noneho simuraga umukobwa namushingiye hariya mu bandi simuraga kuko wenda biraba bigiye mu bandi gatoya nunganire uyu mugabo aho yarageze pastor babore gato kumyanya yake ko ndawuje mu mwanya akabazo ariko bitaganisha ku ngiye gukoresha ijambo ritari ururimi rwacu discrimination twoyitiki ifambura ritari yo pere no kuri pole ku bantu bakuri iwacu bakuranye ubumuga Imana ishimwe yuko twaba tugenda tumenya ubwenge kandi ari ukwahano n'ibindi bizagenda bikunda kuko Imana yayitumenyesha n'ubwenge bungana gutya kuri none ni pole aho nari nshaka kubaza hano ku bakobwa timwumva ko hazaba habaye kurengana kw'abagabo gute kabisobanure Bibiliya zivuga ngo umugabo umuhungu nako azasiga se umuhungu ayushu amubera ishuma ni muyiso muri bivuga umuntu ni muyiso turi hano reka dukomeze nsobanura uko nari abasiga aho turasanga abagabo ari baza bagenda havuze 224 mwitangiriro haravuga ngo nicyo bituma umuntu azasiga se na nyina umuntu kandi umugore komeza dushobora kuvuga akabana n'umugore we uzabana n'umugore we ninde uratambuza aho
icyo nashakaga kuvuga hari igihe umuntu asoma none ni usigasena ni umuhungu usigasena nyina umukobwa azagira gutiwe niho nendaga gusobanura reka basobanure turi ku murage turi kugusiga twumvisha usiga cyane uko biri byise kandi abakobwa turabisiga base pi oye barabasiga reka sobanura uburyo ku murage nje numvishemo wenda bibaye ngombwa ko umukobwa aragwa na se noneho niyo yagiye yongera kandi kubenefisiye yongera kandi kubona umurage w'umugabo iyo sebukwa araga umuhungu we ntacyo bitwaye kuko wa mukobwa arazwe karasanga umugabo wiwe nawe umugabo azaraga n'umukobwa wesha kuko azaraga n'umukobwa undi wabasinzi jewe ndasoza aho naho ndaho reke mbabwire nikuremo twaravuze umuco uzugiye guhinduka tugitunze inka zarabishye mayi yazimaze dusigaranye imitungo y'amafaranga n'amazu abana bararesha imbere y'amategeko nazo muri se batunze nawe ijambo kuko bari muri Amerika abana b'ubu bararesha imbere y'amategeko kuko niba mfite abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri imitungo nzasiga 100% bazamahingabana mu ihembe no mu murizo niyo mwizere tutungu nisiga amazi 5 n'imodoka 6 izo modoka bazazigurisha bagabana amafaranga kuko umukobwa wanje yashaka n'umuntu nawe yarakiyasha sibyo iyo bigomba guhinduka yatubwiye guhindure turashoshe dusoje ikiganiro cy'uyu munsi mbere y'uko dusoza kujya guheza umushyitsi wacu ijambo aragerageza gusubira mu magambo n'inamwe asoza nimara nafata ijambo soza cya kiganiro cyane kuryoha akantu mwibagiwe ibi bintu ntimuzosure kubikora mufite iminota mikeya cyane ni nk'ibintu by'iminsi nkingahe none mubikoze mu isaha ico ni kimwe ariko ikintu mwari mugiye kwibagirwa ariko si ukwibagirwa ndasubira hajya hambere jewe naje natangagamwo inama ku giti canje hari imyumvire idini naryo ryaduhaye ngo umuntu niba abuze amafaranga ngo araje amasayina gusenga nugukora niyo formule yonyine ihari nimba unasengera mu rugo ngo mana mpeze ico nkora ariko kora nurangiza usengere akazi kawe ntabwo ari ukuja amasayina ngo ugiye gusenga ico ni ikintu iwacu tugira twafashe idini turifata nk'ikindi kintu birarenga bituma n'imitekerereze ija hasi cyane twagira ikintu cyose ngo n'icimana nico twokora ico kintu aho muzoza muja mwe mushoboye kugenda hari ikimana n'ic'umuntu ibyo aho muzaza mugenda muhura n'abantu mwigisha abantu gukora kurenza kuvuga ngo nibisengerwa si ibyo biza bisengerwa gukora no gusenga murakoze nababwiye ngo njyewe nateye ibiganiro uzashaka umuyobore kandi biryoshye ariko mwese ukuri sinobafatira hano mufite ibyo byo gukora noneho na Nyandebwa yarashatse kuvuga kandi yari yanze no kuvuga ariko reka tube twihanganye uno saa saba twakugeze nza guheza amasaha ku isaha dore gakera bose bakeneye kuganira ese turabaniganya ijambo timuhamushakisha gukora batubwiye ngo hari ibisengerwa Mungu hubariki kazi za mikono yako Mungu haombi pesa tamana z'abantu amafaranga ngo gwe bicumba habe n'umuntu yego kakipfira wa usenga rero turashaka twarekereje gukora nanone twavuga ngo tiyamari akarengane guhindura imyumvire kugira imico myiza umushitsi we yarimo ambwira ngo baheze mugande kandi niwe ufite gahunda nyinshi muri masa sitafite gahunda yo kuza saa 5 z'ijoro murabuze guteza bato reka tubahereze hari umuntu twagira ijambo cyane uriya muntu tigeze avuga cyane kumva ijambo nariko mbahudumiya uko munywa niyo mpamvu tubonye ijambo naje hari akantu ashaka uvuga urasakondego ni intego nyine ijambo naje sabona tuba dukora ubwoko bwacu
niba ari umuco n'imbareke. Ese kuki umugabo azapfakara agashaka ariko umukobwa umudamu yatakara yaba ari mutoya guhera ku myaka ndetse n'icumi n'ingana iwe ntashake yashaka kikaba ikibazo. ikindi kimwe narengize ngo hari irindi jambo tuba tubona mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Umugore wawe nimba yabyaye abakobwa benshi ugasanga kurarakara umugore yabyaye abakobwa benshi kandi ari wowe mugabo uzubyara bibaye ngombwa ari wowe urakarirwa. Iryo jambo ntabwo riza rinezeza bamwe. Murabona ko hari ibintu byinshi tugomba kuza twicara tukaganira. Burya mwebwe ikibazo mugira nigeze gutubira abantu ngo tuganire gusa tuganire kumva ngo igitaramo muzabihoramo. Natumye abantu ngo tuganire hanita abantu nari nk'abasore 200. Ico genda nakoze by'abasore haza abasore 200 nari nzi ngo haraza na 200 kandi iyo tuvuze ngo tubaganirize tuba twatumye n'abantu bawutara urebe nk'iki kiganiro tukoze ku bintu bijanye n'akarengane k'abagore nk'uko abaturara hano abagabo kunguku ibindi ngo nabisize ariko ntitwabivamo byose. Mukuri hari ingorane kandi izo ngorane n'ubundi ziracaturiwe. Mutese muti nta buyobozi dufite bw'umunyamurenge. Murumva uno munsi aba babyeyi bavuze tubona ko birangiriye ahangaha agahinda n'ubundi baragashira kandi ndikaranararangira karacyakomeza aho kavuga ngo byibuze hari abavuga ari kijana mu Banyamurenge kuko nta buyobozi bw'umunyamurenge dufite. Hari abavuga ari kijana hariho inzego z'ubuyobozi bw'itorero uko bwo twese niho buhuriro. Hakaba ubuyobozi bwa Siberika ariko navuga bwa hali wacu wenda bakagiye batubonera igihe kimwe muri izo nzego zibiri abantu bagakira ibikomeje nk'uko aba babyeyi kugira ngo nabyo bishije kwifata kwacu wenda tutarize twese biva ku miterere yo muntu ariko n'agahinda gateye ubwoba n'ubundi haracyari ibindi bisebe kandi tugikomeza tujana no idini rimaze kutubera ikindi kibazo naryo. Idini ni kitangazo rero abayisilamu umwana mukamavuka bakavamuhambira bakamuhambira kajya kw'ikigori akazasiga amaso ari umwana w'uruhinja. Buri idini ni ikintu kibi cyane. Rero ukavuga ngo uzizane mudufashe wenda tuzashakisha ukuntu ubuyobozi bwa Siberika cyangwa se ihuriro ry'amatorero tuzatugira igihe kimwe tuganira ibibazo. Seba turakuna wihangana uhagarara kandi tugize gutuvuga nuko muzi ibintu by'umugore bakarengane uburyo baza bapfusha abagabo bakira abana batoya kabone ngo wicare ntibashake ngo nashaka ngo asiga abana kandi atari bo bakunda kurusha. Jewe ufite amasomo menshi n'ubigisha n'ukuri ariko turatunganya kuganira. Hari n'ikindi akozeho cyo kuvuga ngo bazara abakobwa kandi nk'abana b'abakobwa atari abana. Jewe ukunda abakobwa banje nawe rwanje baziko ukunda abakobwa ndagira kubarusha n'umugore wanjye ngo yari yarabizi ko nkunda abakobwa kurusha abahungu ndabivuze nabo barabizi ariko hari n'umukobwa wanjye yagiye mu Rwanda ndi kumukungura kurusha umuhungu wagiye kandi bagiye ari babiri. Hari n'abakobwa bubatse mu muryango ndabakunda yange ntubizi aho tumuza mwamumva amagara kuri ko musumba kunda iko n'ukuri muza gukunda abakobwa kandi bakunda famiye abakobwa bari gutuha amafaranga niho bande abo mwana ni amashi n'uko bageranze gukabatu niho bikweza mu famiye amafaranga kurusha abahungu. Muze muri iyo bitekerezo duhindura imyumvire y'imico. Twara umwanya mu kiganiro tugeze saa 8 twaba tugiye kubicira amasaha mureke yange kurashaka ijambo bana ya gushima noneho nibyo nyine twagiye tugarukaho by'akarengane k'abakobwa nk'uko abantu baje bagasiga ababyeyi ruguru. Ngewe nafusha data ndi hano Nairobi ikiriyo bakakijana kwa musaza wanje kwa data wacu wa musaza wanje kwa data wacu
afite se afite nyina ni jewe wapfushije umubyeyi ngo nta burenganzira bwo mfite bene wacu baze ngo bamfashe dukore ikiyo cy'umubyeyi wanjye murakoze cyane bakakujyana kwa musaza wanje kwa data wacu kandi wapfushe umubyeyi wawe yemwe tugiye gusoza reka duheze umushyitsi wacu adusoreza agerageze gukomoza ku ngingo zimwe nawe ntarenze iminota 10 nawe nubwo ari umushyitsi turamugenga niturangiza ndasaba abagabo bose bahagarare hariya hanze ndababwira ijambo ryabo arangije gusoza tugasenga murantegereza hariya hanze gatoya ndabanza mvugane n'abamama hanyuma namwe ndaza kuvugana namwe ariko kindi cya kabiri mbivuge ariko reka tubivuga arangije kuvuga ijambo ryawe mushyitsi wacu murakoze cyane hano twagiriwe umugisha wo kubana n'abantu batandukanye hari abapasitori hari abamama bo mu nzego zose hari abafite ubunararibonye buhanitse cyane nk'uyu mumama namubonye kuri YouTube ndi muri Amerika naho nakurikiye ikiganiro cye nabonaga ameze kamera mwize inzobe ukuntu ariko avuze amateka yenda mwibuka abo ni abantu rero n'ibigega by'ubunararibonye tuba dufite muri twebwe tutagomba kwirengagiza tugomba gukosora amafuti yose yagiye aba arangwa mu muco wacu byumvikane neza ko ntabwo ari umuco wacu gusa abanyamurenge twenyine biriya biyaga bigari byose uko tubiziranye twese umuntu wese uvuga runo rurimi umuntu wese uvuga imbere ye akanyumva nta musemuzi ukenewe uwo wese hari ukuntu mbese hari ibintu duhuriyeho bibi byinshi bya kera hano tuba twabanye n'umugabo wanditse igitabo cy'amateka y'abanyamurenge iyo wandikwa amateka y'ubwoko ukomoza no ku muco wawe pasitori hano wadusuye twavuganye mu gitondo yinagize nyine wanzanira bino bitabo ndahira mu muhere mu minota 10 dusigaje muhereza iminota 5 agira icyo atubwira pasitori ntoyirenze nanjye sindenze iminota 5 dusoza inama mu mahoro mu mutuzo murakoze ngo ndabanza mbibwira kugira ngo twigitengera n'umupasiteri w'itorero rya Siloamu kaba ndi umunyabyinshi nitwa Madamu Kundwa ibyo ndabitambutse n'umugambi z'umwana wacu n'umugambi icyo kiratambutse bya kabiri mu minota 5 nari kuvuga mu byinshi ariko muri abantu bumva ndavuga ibintu by'ingenzi mwebwe murabikora binini ndabanza nshimire Sibomana uyu ni umugabo cyane kandi kubera ibintu byiza ukorera ubwoko bw'abanyamurenge hano muri Kenya nza mbona dosiye yawe izatinda kugira ngo ubanze ubafashe kandi ngiye kugenda umwaka niko biza bimera rwose afite akamaro kenshi mu byo akora hano Imana izigumisha koze cyane akandi ntibagirwa wenda kubyo ngiye kuvuga mbanze mvuga ko pastor avuze mu bimwe mu bibangamiye ubwoko bwacu ungana gutya ufite ibibazo bingana gutya titubwira umuyobozi nigeze kuja mu mahugurwa yarusha noneho njyana n'umuntu w'Imasayi turaganira mico itandukanye ariko ambwira ngo twebwe yari muri Tanzania aravuga ngo muri Kenya bagira umuyobozi muri Tanzania bakagira umuyobozi ariko bakagira kandi umuyobozi w'Amasayi uyoboye ibi bihugu byombi ico kintu twebwe turi hano muri bibazo bingana gutya titugira umuyobozi tawe uvuga ngo twumve ngo umuyobozi yavuze guhera ku makanisa n'izindi nzego zitandukanye 2015 nagize amahirwe nja muri Israeli ndagenda ngamije ibyo narikoje gukora ngezeyo nje ahantu hitwa Imasada nagize amahirwe nsura ibice byinshi ibice bigera kuri 42 by'ico gihugu ndavuga agace kamwe gusa nageze kitwa Masada ngeze Masada batwigisha ibintu byinshi ariko kuramo ikintu kimwe baravuga ngo umuco utandika amateka yawe uvuga uko bavukana uvuge uko amavuna amavuko yabo uwo muco ubwo bwoko buzarushira mvuyeyo
ndazi ubwo nari mu Rwanda biba ngombwa kuko mvuga ngo reka nandike igitabo ndebe kugira ngo abantu baza bareba basaza ko bararenguka ariko abantu baza bamenya iyo bavuka ba nyirarume basebukwe bande imiryango yabo ibyo byandike byibuze nandika ico gihe gitabo kijyana n'umurara wanje gikubiyemo abantu 5,640 n'abangahe gutya habayeho muri iyi myaka 3 ishize tekereza kuvuga ngo naranditse abanyamurara wanje sibo banyamurenge bonyine ndavuga ngo reka nandike igitabo bumbiyemo imiryango yose y'abanyamurenge nandika imyaka 3 yarishize nandika icyo gitabo abo duturanye tibambonaga nabaga hato kuri machine nandika ndibuka umunsi umwe nagiye kwandika nandika guhera saa 8 mvuye mu materaniro ngeza saa 11 z'urukerera mbona arizo zigeze nicara mu ntebe kwa burakeye nakoze akazi kenshi ariko ejo bundi ngira amahirwe igitabo kirasohoka cyatwaye amafaranga arenga 4,000 by'amadolari mfite fagitire zabyo iki gitabo kirimo amafoto asaga 1,150 y'abanyamurenge y'abasaza n'abandi n'abagore barimo kikabamo n'ibintu nagiye nshiramo by'iwacu by'imico inzu z'ibitanka utuyungiro ibintu kugira ngo abantu bazabidevelope ibo abandi banditsi ibo bazabigira binini bibe bigari rero banyamurenge bari hano ndabashishikariza kugira ngo twandike amateka yacu aho ngaho Masada baravuze ngo niho bibuka buri munsi buri mwaka bakaza bakibuka amateka yabo bagasubira mu nyandiko zabo baravuga ngo cyatumye ubwoko bwabo budashira nuko banditse amateka yabo rero ndasaba guhera umuvandimwe muri Amerika twavuganye n'abandi batumije ivyo bitabo ndamushimira cyane twaganira umwanya namuhujwe n'undi mugabo uba muri Amerika w'umuhiga washikiye cyane nawe witwa Banoge David n'abandi abo bose bagiye bagiramo uruhare rukomeye ndabashimira aho bari banumva bikuye ku mutima rero ibi bitabo murasabwa kubigura tubitunge hariho umuco waje iwacu umuntu akambwira ngo naguhaye amakuru zonohereza igitabo noneho abo bantu bose nacishije nabajije abantu basaga 1,000 kugira ngo abantu bose mbahe ibyo bitabo ku buntu mbikuye muri ubu buryo bumeze gutya byaba kurengera cyangwa umuntu akavuga ngo nzakigura amafaranga ari munsi yo wacapishije nakoze ingendo nigeze kuva hano njya igomba mfata indege nja mu Minembwe gushaka aya makuru rero iki ni igikorwa cyanyu shimira umuvandimwe na Sibomana n'abandi bose baduhaye ikicaro no kuduhira ijambo murakoze urakoze cyane Aminadabu izana ko kuri vuga musari Aminadabu Nadabu ni inshuti yanjye wari ugiye gufata ijambo Seba notum inshuti yanjye kandi muri iki gitabo hari ibintu nagiye kohereza nagize mu ruhare Imana ishimwe ko nagize icyo gukora nanjye kuri kino gitabo kimwokomera amashuko jewe ndazaba yisabira amashi ariko naje ndi wa mbere ariko nyine nkunda kuganira nkunda gutarama kandi sinoreka kugira uruhare mu kintu cy'amateka y'abanyamurenge kuko ndarabakora tugiye gusoza ureke babwira kandi tugiye gusoza aho no gusenga gusa dusoza hari ibintu nateganyije kuko sinabayiriza hano hamwe na mwene data umuyobozi wa Ginda Tour International ngo tubareke kugira icyo tubaha abantu twatumiye abantu 30 ariko pasiteri yibesheho gatoya atumira abantu nagomba kuzana abantu 20 azana 23 turumvikana rero nabumvikanisa hano tumaze kuganira nawe nari nateganyije guheza buri muntu amafaranga rero sinjewe ni Dinda International ubufasha nyine twabufashije nk'abafatanyabikorwa tubahe
amafaranga ya transport 400, tubahe ibiro 2 by'isukari n'umutumwe w'isabune, sibyo? Ariko ibyo tukabiha abantu 20 tuzi twagiye dusibla aba bamugaye n'ababyeyi n'abandi twagiye ntabwo gaburimo, ariko abagabo sigaye baheza bari uzonyanga, ariko njye sigaye mwenye kunjya abamama bose n'abakobwa be. Rero n'abamama mwasigara mugasigara 23 kandi nkeneye guheza abantu 20 kuko niho twatwa ikintu cyitwa bije murakizi. Bije no kuvuga ngo ni ingenga no guteganya abantu uteganyije twigeze dushiraho abandi ku ruhande. Rero ngiye kohereza urupapuro niyandike kirimo tuganira gato tutarasenga reka duherera kuvuga ngo abantu baha babanza bareke kwiyandika, twaze twandike abo abandi batare muri urusengero, uzi ko urusengero kaduhere kuri usuwo muri urusengero ugende uzi ko mu rusengero rwanze ureke kwandika kugira ngo nze kumenya uburyo mbikora, sibyo? Ariko tubanze umuntu wandika nsose bavandimwe, twagize ikiganiro cyiza, twagize igitaramo cyiza, tuganira ku muco, guhindura imyumvire, gufata ibyiza biri mu muco w'abandi tukabigira ibyacu. Ariko muzamubona uburyo abakenya bakorera amafaranga, ariko muzamubona uburyo abakenya bazi kuzigama amafaranga bakayajera. Twebwe bazaduseka uburyo tuzaduhaha konyine uzugira ngo dufite iduka, uburyo tuzatuzigama amafaranga n'uburyo tuzakoresha neza. Ibyo byose tugomba kwigana imico imwe myiza. Aba b'Amerika, aba baba muri Amerika nibo abantu bazi kuzigama amafaranga, ariko muzamubona uburyo bakomera ku mafaranga. Sebatu kwenda kuvuga muzamubona uburyo muri Amerika bazakomera ku mafaranga, uretse kuyakomera nk'uko bazi agaciro kayo mu bugeza bavuga. Natwe ayo tuzatubona tunayicara, tuzatumenya kuzigama, tuzatumenya gukoresha amafaranga neza, twigiye gukora nk'abakenya kuko umuco urarahurwa ku bintu byiza kugira ngo mugere kure. Tarasoza reka subiza ijambo pasiteri urusengero mu biro twasanze, hanyuma aze gusoza. Sinzi nimba Seba afite asoza ubone gusenga. Murakoze cyane. Sawa Seba nafata ijambo agira ubutumwa tugendera ku munsi. Murakoze cyane. Hano tuhamaze amasaha arengeje. Twarengeje iminota. Yego. Ibiganiro byose twakoreye hano ni ingenzi kandi ni byiza cyane. Ninda Kabiri International ni umuryango mbona yuko wazigiye. Igihe mbese tuziye ni ukugira ngo mbese twumve ibibazo. Nubwo dusanzwe tubizi, nta bibazo bishasha mbese twumvise hano, gusa nuko gusa twabishize ahagaragara. Kandi si nabo bwa mbere ibibazo byacu bivugwa ahagaragara. Buri wese arabizi. Hano hari akarengane kagiye kagaragazwa, uburyo byagiye, uburyo mbese amateka yagiye ahinamirana, ukuntu icyiciro kimwe cy'abantu kikarengana, ikindi kikazamuka bwaca, bigakomeza muri iyo sikwe. Urugendo rw'abayobora mbese hari abagiye mu rugendo rw'umusaraba, urugendo twumvaga tukiri hariya hakurya rubabera rurerure. Harageze rero aho abantu bavuga ngo dukosore, tugorore, hanyuma tunavugurure imikorere yacu n'imico yacu. Umuco wacu muri rusange turawushima ko ari mwiza, byose twabitindaho. N'ahariya hanze amashyirahamwe tugirayo, ishyirahamwe rikomeye cyane ryitwa Mahoro Peace Association rihora ridukangurira ngo dukore uko bishoboka byose abantu bagaruke ku muco gakondo. Gakondo ariko ivanze n'iterambere. Rero nk'uko insanganyamatsiko y'umunsi yari imeze ngo ni umuco n'iterambere. Ese ni gute nireje abantu tugiye guhuza by'umuco n'iterambere? Niki tugiye gukura? Umuco n'iterambere ni ibihurire. Iyo abantu bafite umuco mwiza barawagura, babura kuwagura umuco ukagira ba mukerarugendo, bakaza bakawusura, bagatanga amafaranga. Isanduku ya leta ku bafite ibihugu
bitari ubwoko mu bihugu mbese bikinjiza amadevize avuye hanze. Naho twebwe rero umuco wacu natwe hari uburyo twawubyaza umusaruro kubera n'indangagaciro tuba twaguye muri bo. Hariho uburyo abantu twakwagura umuco wacu. Nimba hariho abantu bashaka kwambara imyambaro ijyanye n'umuco, ni kuki tutabateza imbere tukagira mbese ishyirahamwe ricunze ya myenda mbese abana nabo mbese kandi baza kuyigurira, ntidutapanye amafaranga ngo tugende mu gihe dushaka gusigasira umuco wacu n'imyambarire ibirimo, imivugire ibirimo, ururimi ruba rurimo, ibyo byose tukabisigasira tukabifata neza ku buryo bigumaho. Ndinda kabiri rero international izakomeza mbese gukorana n'amatorero harimo n'ibindi twatangiriyemo, tuzakorana n'amatorero, tuzagira ubuvugizi bw'abantu mbese twasanze hano, turebe icyo twahindura cyane cyane duhereye hehe mu myumvire. Twakunze kurangwa n'imyumvire mike, imyumvire mike bavuze ni ubujiji, kutamenya, kudasobanukirwa. Ubundi tugomba kurangwa n'imyumvire mibi, kumva yuko icyo wemeye n'icyo ukunda aricyo kigomba kubaho, ibyo abandi bakabishyira ku ruhande. Rero mureke dukureho imyumvire mibi n'imyumvire mike kugira ngo dukunde mbese dutere imbere. Iterambere nta rizaturuka ni mu biganiro, mu kungurana ibitekerezo, no mu gufatana n'ingamba, tugafata ingamba hamwe tukavuga tuti ikintu ntigihinduke, ariko no kugihindura nabyo rero bisaba uruhare rwa buri wese. Sabe abateguye iki kiganiro cyangwa se iyi nama kandi tubona no kubasubiza ijambo, basaba yuko hari n'abashimira yuko mwarakoze cyane, nubwo twabitekereje tukiri hariya hakurya, ariko byageze n'ahariya hakurya mu Rwanda ngira gahunda nyinshi, ariko mwanderekanye bugabo. Ndavuga umunyamakuru Sibomana, ndavuga na Bishop, nibo batumye ibintu bikorwa bishoboka. Abo rero nasaba yuko mwababera amashyi. Rero nimba Ndinda kabiri igiye ku rubuga ikavuga ibyo ikora, ni ukubera ubufatanyabikorwa bw'itorero rya New Jerusalem Temple na Sibomana Vugisha. Rero ubufatanye tuzaba gukomeza. Cyo Ndinda kabiri international yabizeza nuko ubufatanye tuzaba gukomeza guhera kuri iki gihe tuzakibakorera. Bisigaye dusabe yuko mugira amahoro, mugira iterambere, mukomere ku muco, mukomere ku ndangagaciro z'umuco wacu, muzikomere kuko n'ubutunzi, nubwo tutavugira ikintu gifatika, ariko n'ubutunzi, ahandi n'ubutunzi, ahandi basura umuco. Abamasayi murebye amafaranga binjiza kubera umuco wabo ntagira umubare, ni umuco wabo binjiriza.